D'abord nanze kuzamukana n'abajya Saint Andre bageze bose barashira. Icya kabiri nkizwa n'icyo gihumbi. Noneho reka nkubwira icya gatatu rero urangiza. Haza noneho abasaze bavuye ngo babonye bafite na za ntuza ni Gmail birabya bareberamo hakwe ngo giziriya ngwinotanye ngo giziriya baraza binjira nanone mu nzu. Ubwo ntabwo nta nicyo bambajije barakurubanga baragenda senze n'ahandi haruguru yacu twabasanze umuhungu barakurubana baratuzamura. Kamera nkaho kidahari. Ye nibyo ntuza niko nkora kugira ngo nshobore kuba ariko hari ya dongo iyo hari ahantu hitwa kuri 15 hari ku muhanda ujya Indera. Ari ahantu hitwa kuri 15. Iyo nabaga nagiye hari iwacu aho ngaho hariya abo barumuna wanjye nabasaza wanjye baramperekezaga ntashye bakamerekeza no bakangeza kuri no twamanuka kari kuri ku gasozi hari tukamanuka n'amaguru bakamerekeza twiganirira tukagera kuri 15 ninjira muri taxi noneho bakazamuka bakampepera bakazamuka nabo biganirira hari ahantu hanze kumva mu mutwe iyo mpageze amarira ntindira amarira rizana nkareba buri gihe iyo mageze sinzi ikituma nturuna umutwe nkahareba nkazamuka nkareba kuri kara gasozi nibuka ukuntu twamanukaga tumanukana tukagera ibyo bintu byanze kumva mu mutwe ngo hari kuvamo hari ibyo ushobora guhumiriza ugasa nk'uworosa ariko hari n'ibitoroseka hari igihe narebaga igisiga cyitwa sakabaka gikunda kujya hejuru kigenda gutya gahoro urakizi ndakizi kigenda gutya gahoro agena ajyaga mu rugo no hagifixa nkakireba nkagifixa nkumva ko nifuje kuba kiriya gisiga kuko cyo kiri mu mahoro nta ntimba gifite. Wasinzira ute se nyine wasinzira ute wasinzira ute kandi byihorere biragoye. Nicyo ujya ukumbura cyane mu buzima bwa mbere ya jenoside? Kumbura famiye. Uzi ko hari igihura n'umuntu ukabona ukabugira ngo niwe ukabona arasanga musaza wawe ukabona ukumva ukanda nko kumuhamagara. Abe tubaza tuba twarasaze tari umuntu yagenda yarasaze cyangwa umuntu yakomanga ukumva ari wuje bakagukunda kumva umuntu akunda arabikumbura kumbura ibintu byinshi hari ibintu byinshi umuntu akumbura. Sinzi igituma ibi byose mbironda bivuze ko ni wowe wabimbajije si wowe wabizanye ni wowe wabizanye ariko nuko nyine ubuzima burakomeza. Iyo ukumbuye nk'uko nguko bikakurenga ukora iki? Wakora iki se? Uraririmba ngo ndarata umwami rudasabwa. Uvi inkuru yanjye nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze kuri buri muntu wese ukomeza kudutega amatwi ibyo urimo byose ibyo ukora byose nkwifurije gukomera cyane cyane muri ibi bihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 32. Iki kiganiro nicyo kiganiro cya mbere dukoze cyo kwibuka abacu twabuze muri jenoside yakorewe abatutsi. Sinzi ukuntu mvuze nti turi mu mwaka wa 2026 jenoside yakorewe abatutsi byabaye mu mwaka w'1994 mpita mvuga nti ako harya ubwo hashize imyaka ingahe? Seriezoma ntabwo numvaga ko hashize imyaka 32. Fashe telefone yanjye bitangiye gukora ntabwo bise byiza nyine ko akunda uvuga ukarikira mpita mbona ko hashize imyaka 32 jenoside yakorewe abatutsi ibaye.
hashize imyaka 32 ubuze abawe bose muri jenoside yakorewe abatutsi ukomere cyane. Hashize imyaka 32 uyu munsi ufite agahinda utigeze ugira mu buzima bwawe bitewe nuko wabuze abawe bose. Uyu munsi ngiye kuganira n'umubyeyi abenshi twakoze tumukunda tumufana bitewe n'imikinire mu ndamutsa za radiyo Rwanda mbere ya jenoside by'umwihariko, ariko na nyuma ya jenoside ho gatoya. Tumuzi mu kinamico Urunana akinira Ikivamvari. Ni umubyeyi ufite amateka akomeye cyane, amateka y'ibyo yaciyemo byiza mbere ya jenoside yakorewe abatutsi, by'umwihariko akina muri Indamutsa. Turamukunda, mumukunda muri benshi cyane, mumukunda mu kinamico yitwa Uwera. Mwabonye ikiganiro twakoranye, tunabararikira kumva ikindi gice twibuka jenoside yakorewe abatutsi. Ni ubuhamya bwe, gusigara wenyine mu bana 9 bavukanaga. Yitwa Mukandengo Atanazi, niwe tujye kuganira, tunamukomeza cyane. Ubuzima bwanjye bwabishye cyane muri jenoside. Yego, utubwe ko ngo byose byaje kubiha ariko haje jenoside yakorewe abatutsi. Byahindutse kubera jenoside ibaye, kwitaho bitabihagarara. Byahise bihagarara kabisa. Jenoside yakugizeho ngaruka ki? Jenoside yatwaye abantu banjye bose ndakurahiye bose. Bose no muri famille erarije n'ahantu hose. Abavandimwe banjye bose, abagabo babo, abana babo, abari n'abatuye hirya n'abandi batuye kandi gasozi n'abandi bose. Nta guno y'ubuzima numvaga nyifite. Noneho yako napfushije n'umwana w'imyaka ya 14 wanjye muri jenoside. Iyo mvuga famille en general, simvuge n'umwana, ariko n'umwana nawe mba namukize muri famille. Yego. Hari abavandimwe, hari papa, hari bose abo basaza banjye abo kwa badata bacu, abaturutse impande zose, nabo za Rwamagana, nabaga famille ya mama yabaga iza Rwamagana, abo hirya hose ugasanga. Mwebwe aho mwe mutuye kwa papa hari hehe? Hari ahitwa Imasoro, ubu hitwa Imasoro. Hari ku munini wa Ndera na Kanombe. Ubu hari inganda, zone y'inganda. Hari Imasoro. Niho hari wanyu. Nani n'umuntu hari umuryango ungana gute? Hari mu rugo nyine proche nyine direct. Habaga hari papa n'abahungu batatu na murumuna wanjye n'abana babo. Hari murumuna wanjye wari uri mu rugo afite abana abahungu 2, umuhungu umwe n'abakobwa umwe mu rugo direct. Yego. 20 hari. Yego. Mwavukanaga n'abana bangahe? Wowe muri famille kwa papa? Kwa papa babaga ari 9. Mwarabana 9. Uri wa 5. Yego. Abo bose nta numwe uhari. Usigaye wenyine? Ibyo bintu byanze kunze kenshi njya mvuga ngo utarabaye muri ibyo bintu ntabwo ashobora kumva agahinda ko bibayemo. Agahinda kawe wumva no kubaza ngo kangana gute, ugasobanura gute, ushaka kugasobanura umuntu kagakunda wagize nyuma ko jenoside ibaye? Uko wumva gumeze? Ndavuga ako gahinda kawe wagasobanura umuntu pikakunda? Oya, ntabwo nakamusobanurira ngo akumve, kuko hari baranavuga ngo umusonga wundi ntukuza gusinzira. Niko baca umugani mu Kinyarwanda. Nta muntu n'umwe ushobora kubwira akababaro ufite ngo uyumve ukuntu ufiringa, ukuntu urimo kubyumva. Nta n'uwo mbivuze kuko ubu bimbajije gutyo, ariko nta nubwo mba nkeneye kubivuga.
kuko ntacyo bimariye, kubivuga ntacyo bimariye, no kubibwira undi ntacyo bimariye. Kuko numva ndabimubwira se ngo bigende gute. Hari n'ubona nabibwira mbese fata uwo mugani ngo agahinda kundi umusonga wundi ntukubuza gusinzira. Yego, mbese nta muntu ushobora kudekriva dureri yawe ngo undi ayumve. Iyo urwaye umutwe se nshobora kumva level y'umutwe urwaye ukomeze. Yego. Mama Mukandenge, guca muri ibyo bintu byose, guca muri jenoside, ko waravukanaga n'abana benshi 9, uyu munsi ukaba usigaye uri wenyine, no mu muryango mugari bakaba bose barapfuye, benshi barapfuye. Uyu munsi nyuma ya jenoside twakumvise mu mikino itandukanye, ubuzima burakomeza. Wabashije gukomeza ubuzima gute hejuru y'ibyo byose malgré tout? Ukuntu nabasha gukomeza ni urabona abubu basigaye bavuga ngo no kubigira siporo. Urumva kugira siporo, kubigira ibi bya bintu bavuga ngo bigire siporo. Yego. Donc ukabona ikintu kamera nkaho kidahari. Ya nibyo ntuzane niko nkora kugira ngo nshobore kuba. Ariko hari donc iyo hari ahantu hitwa kuri 15 hari ku muhanda ujya Indera. Yego. Ari ahantu hitwa kuri 15. Iyo nabaga nagiye hariya iwacu aho ngaho hariya, abo barumuna wanjye n'abasaza banjye baramperekezaga ntashye, bakamerekeza no bakangeza kuri nto, twamanuka kari kuri ku gasozi hariya, tukamanuka n'amaguru bakamerekeza twiganirira, tukagera kuri 15. Yego. Nkinjira muri taxi, noneho bakazamuka bakampepera, bakazamuka nabo biganirira. Yego. Hariya ahantu hanze kumva mu mutwe. Iyo mpageze amarira ntindira, amarira arizana. Ari nkahareba buri gihe iyo mpageze. Niba wenda ngiye za Rusororo yo mu gushyingura cyangwa hene gutyo, buri gihe ndahagera sinzi ikituma nturuna umutwe, nkahareba nkazamuka nkareba kuri kariya gasozi, nibuka ukuntu twamanukaga tumanukana tukagera. Ibyo bintu byanze kumva mu mutwe, birumvikana. Noneho rero ariko nari mbivugiye ibyo ngibyo, mbivuze ko ngo kubigira siporo ngo kumva nta kintu bikubwiye, ariko gengeza nsanga hari ibyo mbeshye. Donc hari kuvamo, hari ibyo ushobora guhumiriza ugasa nk'uworosa, ariko hari n'ibitoroseka. Hari ahantu ntago hambamo, hari n'ibindi byinshi biba byinshi ariko ubundi uragira da uratena wa mugani. Ari umwana wigeze kuvuga ngo nibatene nanjye naratene. Murange rero uragira ubuzima burakomeza, kuko budakomeje wasara, kandi nta cyo kugusara ntacyo byaba bikumara, ubwo se wabungutse. Bukomeze kudakomeje, ubuzima bukomeza budakomeje. Urumva wakundaga kwambara neza, ukitaho, ukajya muri gym. Jenoside ibaye uti kabisa, numvise mbaye debut. Ndabona nagendaga ameze nk'umuntu utafite ahantu njya, ndimo kurwana gusa no kudasara. Nicyo kintu na focusinze kugira ngo ne gusara cyangwa ibintu byo gushwanyuka. Nicyo cyonyine nashyizeho imbaraga. None se nyuma ya jenoside wakoze ku kazi, nzi ko wize na kaminuza, wabishoboye gute n'ayo marangamutima? Wabishoboye gute na bya bindi uvuga ngo iyo mbafite kanaka, iyo bintu biba bitarabaye? Wabishoboye gute izo mbaraga zo kuvuga uteka njye muri kaminuza? Ahufite naho nagiye muri iyo kaminuza, nayigiyemo nkimeze nka rofije, nk'ubuhungiro kugira ngo, kuko ntabwo nari narashoboye kwiga nyine kubera ibyo byose. Ntabwo no kubona warashoboraga no kumenya kwiga ngo ushobore kumenya no gusoma, kwandika no gusoma byabaga ari amahirwe. Ntabwo rero
kandi nakundaga kwiga cyane cyane ariko sinabibona noneho mbibona mbishoboye mu busaza mu bukecuru bwanjye ngo ndavuga ngo noneho ni ubwo okaziyo ibonetse noneho reka nibura ne gupfana ku gahenda ko nabuze ibyo nagombaga kubona ibyo nifuzaga kubona noneho reka nige ndaboro bizamfasha uko nabaga ni mu makaye niga byabaga bimbujije kwihugiraho icya kabiri ntiyigire nyine menye n'ubwenge byabaye byiza buri muntu wese ari byiza mvishe bimfashije ubundi niganaga n'abana nduta harimo n'abangana n'abana banjye tugatera urwenya bakanankunda nyine kubera ko babaga bazi ko ndi umukinnyi bazi ko bigana na Kivamvari abantu bakaza kundeba nkumva binsekeje ikinamico kaminuza byaguhuzaga gute watubwiye ko kaminuza yari refuge yari ubuhungiro bwo kugira ngo udatekereza agahinda yari refuge ariko nshaka no kwiga byari bibiri ikinamico yo urumva kenshi sito noneho urunana rwayikoze cyane nyuma ya jenoside habaga harimo abajene benshi mu rwenya yagufashaga gute by'umwihariko ku bikomere byawe mu runana ikinamico muri rusange yagufashaga gute mu kurwana n'ibikomere byawe byamfashaga ko kuri uko kutihugiraho ugaseka ugahura n'ubwo bugoryi hari ibyo twabaga duseka by'ubugoryi cyangwa tubyita ubugoryi cyangwa niyo mikino imeze nk'ubugoryi hari ibyo wakinaga umeze nk'igicucu kandi n'intuza ni distraction kumva nyine umeze nk'uwisohotsemo yego amajoro utajya wibagirwa nyuma ya jenoside amajoro yego nyuma ya jenoside warabuze abawe bose n'ayahe yabaga ameze ate yabaga ari yose se hari deja nakubwira nayarobanura ndetse ko aba ari yose nyine uvuze amajoro yego ntabwo abihore sinamenya icyo mvuga n'icyo ndeka impamvu ndi kwivuga wenda nk'umuntu wari mukuru muri jenoside bakamubwira ngo ntawe usigaye iryo joro usinzira ute wasinziriye ute wasinzira ute se nyine wasinzira ute wasinzira ute kandi byihorere biragoye ntabwo wasinzira uretse n'amajoro n'amanywa hari igihe najyaga ndeba hari igihe byageraga hari igihe narebaga igisiga cyitwa sakabaka yego gikunda kujya hejuru kigenda gutya gahoro urakizi ndakizi kigenda gutya gahoro hagiye najyaga mu rugo noneho nkagifigisa nkakireba nkagifigisa bavuga ngo naba nakiriya gisiga ngo buriya nta kibazo gifite ngo kiribura kirishimye ngo kiri mu mahoro kirumva nta gahinda ntaki urumva iyo revo iyo umuntu aba afite arigezeho kureba igisiga ntabwo sinzi ukuntu byabaga bije ukakireba gutya umeze gutyo ukagifigisa kumva ucyamviya wamviya igisiga wakwemera nk'igisiga ageze aho ngaho kumva uracyifuje nkumva ko nifuje kuba kiriya gisiga kuko cyo kiri mu mahoro nta ntimba gifite nk'uwarokotse jenoside ntabwo rimwe umuntu yibaza ngo kubera iki ndiho ntabwo njya nicuza ntabwo njya ndavuga ngo kuki ngiye nasigaye ahubwo nshima Imana mvuga yuko inge yankoreye kubera iki ngewe
kuko ni iyo mbonye n'ukuntu nanjye narokotse. Hari n'igihe banzamuye twari dutuye ku Mumena hariya munsi ya stade Mumena. Yego. Hari igihe banzamuye banjyanye bagiye kuri kaburimbo. Iyo wageraga kuri kaburimbo ntabwo washobora kugaruka. Ndangije nari kumwe n'abandi bantu nk'abangahe nka 3-4 baragira dongo twe nanze hari ibintu kuruka ntabwo aho twari dutuye bahamanukiraga bajya ahantu biciraga abantu hasi mu ntuza. Noneho abantu benshi barazamuka ngo bagiye ngo bahungiye muri Saint Andre ngo bakavuga ngo mubure kuza ngo bikoreye matora n'ibiki ngo mubure kuza twari dutahano baca inzira yamanukaga ku muryango ku irembo ry'iwacu ngo nimuguma aho ngaho nyine abantu tuziranye ngo mubure kuza tukagenda ngo bimeze nabi ngo twigire Saint Andre ngo muguma aho ngaho ngo nimugende ngo ndaje. Ndavuga ngo nimereye gutya ndavuga ngo sugupfa nagupfa ngo banyicira ahanga. Yego. Nigumiraho. Abagiye Saint Andre bose barokotse abantu babiri. Harimo umuntu witwa Rubayita Theophile n'undi baciye urutoki bamutemye bagwaga mu birambo. Abandi bose babandi bambwiraga ngo tuzamuke. Nta wasagutse muri Saint Andre. Birangije. Nigumiraho ndagumaho nabaga nicariye aho mu gakoridoro nkacaramo ntuza nkicara nkagwa nkirirwamo nicayemo. Noneho undi munsi abasirikare bazamuka bafite umujinya n'iki bazamutse ngo kureba ngo abantu ngo inkotanyi ziri kwirebero. Yego. Noneho baraza basanga byagenda binjira mu ngo zose zizira basanga nicaye mu ntuza nicaye aho muri ako koridoro ngo dorenga nyenzi ngo nabangaba ngo wahaguruka uze ndanga muntu. Nzane sinzi rero ikintu uko Imana kiza umuntu ntabwo ushobora kubisobanura. Yego. Noneho ubwo nari mfite nabaga nambaye icya training kigize n'igikote n'intuza. Noneho nashyize indangamuntu nafashe nasigaranye amafaranga inote y'igihumbi hari inote z'icyatsi. Inote y'igihumbi cyonyine nacyo nari nsigaranye gishyira mu ndangamuntu mbishyira mu mufuka. Yego. Noneho barinjira bajya mu ntuza bari bafungura firigo mu ntuza bavuga ngo ko nta byero ufite se ngo ko nta byero ufite se nazava hese ko nta umuntu adasohoka bari baravuze ngo tugume mu rugo nyine ngo se zibyeri zavaye ngo zane ndangamuntu ndayizana ubwo bagakaba bameze bakanuye n'imbunda n'iki. Ngira ngo nimutya mu gitari ningenzana ndayibereka arayirambura afata igihumbi agishyira mu mufuka. Ubu rero ngo yabaga ngo ari umuyobozi nyine ni wabaga yoboye iyo group icyo gikundi. None ngo afata iyo ntuzi igihumbi yashyira mu ngo shango we dore ntwana hanaguye ngo hariho ababa basiribanze yanjye indangamuntu yari yanditsemo Claire nta rasiribanze ngo wowe ntabwo wasiribanze ngo abangaba ngo abandi baba bagiye bacishamo ikirongo baharuye ngo baba bashaka ngo kujijisha ngo batwihishemo ngo wowe ntabyo hanaguye ngo yakira indangamuntu yawe ngo mwebwe ngo mutihisha ngo ntabwo mudutwaye. Kumbi ni kagahumbi yashyize mu mufuka ngo reka tugende ngo reka abwira ngo nimureke tugende. Baragenda bansigaho. Nkishijwe n'igihumbi kimwe nashyize mu ntu sinzi icyatumye nkishyiramo nayo yonyine nari mfite. N'Imana yifuzaga kurokoka. Yego. Daboro nanze kuzamukana n'abajya Saint Andre bageze bose barashira. Icya kabiri nkizwa n'icyo gihumbi. Noneho reka nkubwira icya gatatu rero urarangiza. Yego. Haza noneho abasaze bavuye ngo babonye bafite na za ntuza ni Gmail biriya bareberamo hakwe ngo giziriya ngwinotanye ngo giziriya baraza baza n'umujinya n'iki bazamutse pfiyo niba babaga batsinzwe niba babaga batinye kujya ntumbaze barazamuka baraza binjira nanone mu nzu. Yego.
ubwo ntabwo nta nicyo bambajije barakurubanga baragenda sinzi n'ahandi haruguru yacu twabasanze umuhungu barakurubana baratuzamura yego utaraba bose ngo niba bose ngo se nk'aba ngabo ngo doraba ngo nibo baba bihishe ngo mufite ngo abo izo mwatsinditse mu nzo ngo muri bukorane n'injoro yego ubwo baratuzamuye turagiye tugeze hari agakorosi kajyaga umaze guturuna uvuye kuri stade Amahoro bambeye Mumena ukata gutya ujya kuri kaburimbo abo n'abasirikare badutwaye yego duhura n'indu ikamyoneti yuzuye abasirikare bafite umujinya n'imbunda basharije babwira abo ngabo bene wabo ngubwo murajya hese ngo ko ibintu bimeze nabi ngo mwurire babwira ngo burire bajye muri community ngo mwurire ngo tujyanye ngo mubasijya ngo bicara aho ngaho ngo basange nyuma ngo ni mwurire ngo mwurire mujye muri community ngo tugende abo bose burira community baragenda ngo muguma aho ngaho turaje rega turicara mutegereza ko baza subusi ndimo kugutinya oya dutegereza turicara turabategereza ngo dutegereje ko baza badusanga bakatujyana kuri kaburimbo kutwica mutegereje icyo gihe turicara noneho bigeze aho toujours bya bindi sinzi ikintu Imana ikorera mu muntu ntago mbizi Imana yanjye ifite ntuzirakomeye cyane pe noneho ngeze aho ndavuga ngo buri gihe rero kwa kuvugisha ukuri kwanye niko nteye no kuvugishwa no gutekereza icyo mwavuga icyo ntekereje ndabwira abo twari kumwe ariko ubu mwese ubwo ngo muricaye ubu turicaye ngo dutegereje ko baje kudwica ngo ndigende ngo bansange twahurira mu nzira bagarutse banyikiraho cyangwa ngo nibagaruka bazaho bankuye bansange ndimanukira manutse nabandi baragenda umwaca uko ndakucuka turagenda twisurira mu rugo urumva ubwo si gatatu tutararenga aho ngaho icyo gihe mutegereje byanze kunze ngo mutegereje urupfu mu mutima wari umeze ute wumvaga ko utegereje umeze nk'igicucu nta kintu ubutekereza uba umeze nk'igicucu umeze ndetse wowe urumva umuntu hari umugabo nzi twakoranaga muremure cyane intera hamwe ngo zamutemeye kuri Sainte Famille kuko yari muremure cyane ngo baramubwiye ngo batangiye kumutema amaguru ati ngo yamwinyica nabi muntemye amaguru reka nuname hubwo munshyikira ngo ndabizi ntabwo ushobora kunshyikira ngo ariko ngo reka kuntema amaguru ngo reka nuname mu mutwe arunama uri imagine ndamuzi nuko ntashaka no kuvuga amazina yego niko batubwiye ngo yababwiye habaga hapfu ngo wintema amaguru ngo ndabizi kutanshyikira nyene ngo niyo wagira ute ntushobora kunshyikira ngo ariko reka nkorohereze ngo reka nuname arunama aramutema rembesire ntiyanavuga ati umuntu mbwiye gutyo reka mwihorere arunama aramutema noneho icyo gihe rero nanone wabaga umeze nk'igicucu umeze nk'igicucu nakurahe nta kintu utekereza kutananywa n'amazi se ngo manuke n'iyamanuka reka nta nubwo usonza nta nubwo ugira inyota nta nubwo sinzi umeze nk'igicucu yego ubwo turicaye noneho ubwo Yamana yakuzagukiza umuntu nanone reka nimanuke ngo nimutegereze nyine turahurira hari aho duhurira banyiciraho ni hahandi ndamanuka ndatangira nsubira mu rugo ngerayo nawe duhuye na babandi umwe undi we iryo joro nijoro mu gicuku saa 6 z'ijoro twumva hari umugabo twari duturanye wari waragiye mu Nkotanyi zo kuri zabaga kwirebero yego uko mwumvaga abantu ngo batwara abantu nijoro byari byo noneho twumva noneho arakomanza rero ntiyakomaga twabaga dukinguye kuko iyo wabaga ngo wakinze wabaga ufingiranye nyenze ngo harabuze izuhishe baraza bajya ku idirishya ngo aravuga ngo ni ngewe kanaka ngo muze tugende yego turahaguruka nuko abaga tunaryamye se babaga kwicaye nyine mutegereje urupfu cyangwa gukira yego turahaguruka gutyo uko nguko wabaga umeze nuko wahagurukaga tukaba turagiye
urokotse utyo tujya kwireberaho inkotanyi zari nuko nakize gihe icyo gihumva ati ni runaka ngwino ubundi wari utegereje ko wicwa utegereje urupfu wumvise mu mutima umeze gute numvise vuga ko igitangare aho ni igitangaza nta nubwo wumvaga yuko bishobora guhinduka numvise ari igitangaza nkize umvise igitangaza numvise ari igitangaza nkize numvise ari igitangaza nkize noneho ubwo turambuka hari saa 6 z'ijoro turagenda baducisha barasana ngo babwaho twabaga inzira zose twabaga turimo babaga barimo barasana n'intera hamwe n'abasirikare n'ibiki byose tekereza kuva hariya munsi ya stade Mumena saa 6 z'ijoro tukagera kwirebero saa 12 donc bageraga ahantu bagahagarara bakarasana ukabona bagucishijeho n'abantu bateruye bapfuye barashe kandi abandi bagakomeza bakarasa baratubwiraga ngo ni muryame tukaryama tukicara bakarasana bagapfushamo n'abantu yego noneho finalmente tuza kugerayo ubundi kandi bagakontorora bagaca hariya babanza kugeta ahantu nyine hari akayira bakacisha bagera hano bakadusubiza inyuma bumvise wenda bimeze nabi hariya finalmente tugera kwirebero nuko tujya mu ibyumba nyine nuko twarokotse nuko narokotse urokotse se wumvise ugize ibyishimo ko urokotse cyane cyane nyine nashimye Imana kuko ibyo bintu byose byaramaritse ntabwo izo sene ndazibuka zose yego ariko ngasanga bimwe mu nk'igitangaza ngumva hatarimo igitangaza harimo impamvu yo kurokoka noneho nta n'ubwo ushobora kubibwira umuntu ngo yumve ko ibyo bintu bishoboka kandi abandi babaga bapfuye hirya no hino ku ruhande rwawe hari n'ubwo bagendaga bagaca haruguru yawe bakagenda bakarasa umuryango ukawurambura bakawurangiza bagakomeza utegereje nawe ngo baragarutse niwe bakugarukiyeho bagakomeza umunsi utaragera kugeza na n'ubu ndacyariho niyo munsi uracyariho niho nkabwira Imana rero yuko hari ibitangaza byayo ubu nta n'ubwo ngira ubwoba bwo gupfa kuko umuntu utarapfuye cya gihe haba hari itagira ikindi itegereje ntibigeze winubira Imana ngo kuki yacishije muri ibi kuki yaducishije muri ibi no au contraire ubu ndayishima cyane kuko mbona yankoreye ibitangaza ikaba ifite impamvu yamisemo ikankorera ibyiza bikomeye nicyo ujya ukumbura cyane mu buzima bwa mbere ya jenoside nkumbura famiye nkumbura ibitwenge twaganiriye twishimye tugasangira batetse ibitoki bivanze n'ibishyimbo biri mu bunyobwa n'inuze tukwicarira tugasangira tukanywa ndabikumbura cyane nkabibura umuntu arabibura ugakumbura umusaza mwene wanyu ugukundaga abasaza bakundaga abantu bumvaga bakagukunda kumva umuntu akunda arabikumbura kumbura ibintu byinshi umuntu akumbura sinzi igituma ibi byose mbironda bivuze ko ni wowe wabimbajije si wowe wabizanye ni wowe wabizanye ariko nuko nyine ubuzima burakomeza donc ntabwo none se iyo ukumbuye nk'uko nguko bikakurenga ukora iki wakora iki se uraririmba ngo ndarata umwami rudasabwa ndashima ibintu nk'ibyo ngibyo ukabona urarusimbutse uragize urabyakiriye ukaringira n'igihe cyo kujya nko muri weekend ahantu wakundaga kujya cyangwa umuntu ukabona umuntu hari igihe wumva
uzi ko hari igihura n'umuntu ukabugira ngo niwe ukabona arasa nka musaza wawe ukabona ukumva ukanda nko kumuhamagara ave tubaza tuba twarasaze tari umuntu yagenda yarasaze cyangwa umuntu yakomanga ukumva ari wuje hari igihe umuntu akomanga ukagira ngo araje hari ubwo wigeze uvuga uti wenda hari igihe nzababona nk'ubwo nguko babonera hejuru se ku isi hari inkuru nk'iyo nzi iyo umuntu we yahoraga yiteze ngo wenda barumuna banjye nzabona baje wenda ntabwo njye mbigira kuko abenshi twarababonye nyuma ya jenoside twabashyinguye Indera muri ya ntuza yo kuri seminaire harimo famiye yanjye nyinshi niho benshi twabashyize hari abandi nabo abo tutabonye baradisiparishije ntabwo twamenye n'aho baguye ntitwamenye n'uko bapfuye ariko ntabwo umuntu aba agifite ntuza agifite ukifite ibitekerezo keretse wowe ufite trauma ahubwo ikintu kindi cyambabaje iba rukumbabaza iba rukumarika ikintu cyanshotse hari ahantu nigeze guhurira n'umuntu twakoranaga kuri radiyo arambwira ngo nyuma nyine ya jenoside arambwira ngo tiye ngo atanazi ngo uracyariho ngo ntabwo byumvikana ameze nk'usazi ngo ntabwo byumvikana ngo ukuntu twese twakwibagiwe ibyo ni reyeri n'umuntu wabimbwiye twakoranaga ukuntu mwese bose bakwibagiwe gute ntibanyice bose bakwibagiwe kunyica ngo ntabwo byumvikana icyo kintu cyane ngo ntabwo byumvikana ngo uracyariho arakanura ngo uracyariho ngo bishoboka bite ngo abantu bose twese turakwibagirwa ngo ntihagira n'umwuka ukwibuka ibaze mwakoranaga yaje gufungwa se ntabwo nzi aho yagiye ntabwo mbizi ntabwo nongeye kumubona jenoside ikirangira cyangwa hari hashize nka ariko yari ikirangira hashize nk'amezi yasaze nicyo gituma indongo ibyo mbyibutse kuko hariho burya abantu bicaga koko bafite bumva babishaka urumva nk'uwo muntu yarabishakaga urumva ko yabishakaga ararugreta ko ukiriho twese ngo bose ngo koma ngo twese ngo ntabwo byumvikana ukuntu ubwo niwe na bene wabo abo bakoranaga abo donka abo kandi mwabanaga mu buzima busanzwe ukabona nta kibazo mufitanye bakoranaga muri radiyo ari umwanimateri ukabona nta kibazo na gito mufitanye mu buzima busanzwe bwa habaga ari guhura gutyo mu kazi ariko ntabwo wabaga uzi ko umuntu ari agufite mu mutwe gutyo ku buryo agize okaziyo yo kukwica ku buryo arogereta kukiriho byarandenze biteye ubwoba uzi ko abantu yabaga ameze nk'umusa ibyo bintu umuhungu w'umusore vurema w'umusore jene tekereza ukagenda ngo uri umugore ukarongorwa ngo n'uwo muntu icyo gihe wese wifata ute wamusubije iki ntabwo wasubiza ureba umuntu wanarebye gutya nawe unamurebye gutya baranyarutse sinzi iyo yagiye sinongeye no kumubona nk'umuntu noneho wari uzwi nakubajije ku byo wagiye gukumbura cyangwa ukumbura mbere ya jenoside nkeka ko buri wese warokotse jenoside wese akumbura umuryango we kumbura ababyeyi kumbura abavandimwe kumbura ibiganiro byabo kumbura rencontre zabo wigeze usubira se iwanyu mwari mutuye mbere ya jenoside bwa mbere asubira ku itongo nigeze kuhasubira byarakoroheye
ukaba ari byakorohera gute se? Urahareba ariko urahareba ariko kera ubanza nk'abyinzozi kera nigeze kurota mbere ya jenoside ho gatoya nigeze kurota ngo njye iwacu nyine hariya ngo mpageze ngo nsanga ngo hari inka nyinshi ngo n'amasaka ngo nta muntu uhari icyo gihe papa yari agihari ko hari inka nyinshi ngo nta n'intuza ngo n'amasaka ngo ibintu ngo byeze ngo nta muntu uhari ubwo mbibwira papa arandeba urabimubwira ibyo warose ibyo narose arandeba mbona agize akababaro bamwe ngo ntabwo warose neza ni kandi zari inka nziza zibyibushye n'amasaka yeze ngo ntabwo ari byo aranyihorera urumva amazu arahavuye warose nyine nta mazu nta kintu cyari gihari nasubiyeyo rero nsubiyeyo niko nabibonye hari intuza ubona muri za nzozi hari ubusa ntabwo nahabonye inka cyangwa amasaka ariko nahabonye ibyatsi n'ibiki byose nta muntu uhari mu makuru mfite ni uko mwe mutuye hano Kimihurura hafi ya convention kera ho urumva hari iwanyu hari ku isambu iwanyu mwaje kuhagurisha mwerekeza iyo ngiyo za Masoro? Oya twarahemutse kubera ko papa yari yakundaga inka ashaka ahantu hari isambu nini yo kushyira inka zaroga zikirisha hanze noneho aragira rero nibwo yafataga ntuza hariya aho hari Masoro yari yarafashe ari hanini cyane kugira ngo ibibanza byabaga ari bikiri byinshi bikiri binini afata ahantu hanini nyine ashyiramo inka nyine yari umuntu uzi korora inka nziza agashyiramo n'imfizi nziza agahiramo n'urutoki rwiza n'ibiki byiza ariko igisekeje uko habaga umuyaga yose buri gihe inka bose barazitemaga n'intoki zose bakazitema byose bakabitema akongera agatangira zero mbere ya jenoside mbere ya jenoside ari 61 ari na 73 byose baramutemeraga ari n'igihe banamutwaraga bakamukubita bakagenda bakamufunga akagaruka hashize nk'ukwezi tutazaba yabamujyaye akagaruka akongera tukabona azanye nk'imwe tukabona azanye indi tukabona azanye arongeye ateye urutoki agwamara gushisha rwiza bakongera bakabitema nibyo yabagamo icyo gihe mwabaga mu marangamutima ameze gute kubaho mukorerwa ibyo bintu? Twakuriye muri ibyo kabisa nuko nibyo ngibyo twakuriyemo nibyo twakuriyemo ariko ukabirenguka ukagira ugaseka mu rwagwenya nyine handi twakuriye urwenya tukisekera tukarya hari n'igihe twaryamaga mu nzu idakinze nyuma ya noza babitemye byose noneho tukaryama hari igihe icyo gihe papa bamutwaye tukamubura nyine twaragize tugasigara twenyine mu nzu aho umuntu uza mu nzu habaga hari igihe rimwe twagiye ducumbika ahantu ku muturanyi aratwirukana no tujya dusubira mu nzu dusanga barisenye tukayiraramo ari igihangari kidakinze mwabaga mufite ubwana bwishimye twabaga tukiri batoya nta nubwo ariko tugakomera kandi habaga n'abandi babaga bameze gutyo kwa kundi mwabaga mumeze wenda bugacya mugahura n'abaturanyi nabo ugasanga bameze gutyo ati na naka bamutwaye bavuga ngo nawe bamutwaye ukagira utyo umwe hakaba hugaruka abandi utagaruka. Mwumvaga mu belonging mwumvaga muri abo muri iki gihugu ko urumva niba patara bashakaga babica babatemera ibyanyu mwumvaga bitema kabisa aho agatangira zero kongera nk'umwana subwo ntiwibazaga genda wo muri iki gihugu bundi nta kintu wibazaga twabaga tubizi wumvaga umeze nk'umuntu umeze nk'ufite icyaha cyangwa bitari ngombwa yuko utaba hano. Mwumvaga
biri normal mwari twarabyakiriye ariko wumva nyine ariko wumvaga nta kundi wagira kandi nta nubwo wumvaga ko hari n'ikizahinduka barabyakiriye ariko bimeze nyine aribwo buzima ukabona yuko ugategereza wabaho wapfa wakira kuko habaga n'ababajyanaga ntibagaruke ubundi bakagaruka babakubise bakarwara wenda hari umugabo mwiza cyane twari duturanye bamujyanye baramukubita agaruka aruka amaraso arwaye niba bamumennye nk'umuhaha cyangwa ibiki umugabo mwiza gisore mwiza agaruka aruka amaraso hashize nk'ukwezi arapfa barabajyanaga gushyuka nuko twabagaho nuko twakuze niyo miriye twakuriyemo. Papa ava hano Kimihurura uyu munsi ni hano hafi y'ahari convention kuri convention munsi ya convention ya ntuza exactement hepfo ya hari abasirikare okay kari agita yego ndahabona hari kanje yego munsi yaho neza mu Rugando iyo haciye nta souvenir hose nyine zuriya zose ni souvenir burya nukubona ari umugore iba ari umugabo yitwaga babona ngenda donc ubu bamubona tugenda twitwa babona ngenda nukuri bino byose umuntu ababigeza umuntu abigendana ugaseka rwose mukande ngubikibyo nuko nibyo tuba tugendana yego mukomere ariko nukuri tumeze neza ubu twibura dushimishijwe nuko turi mu mahoro icyo gihe cyahise nta n'ikizagaruka yego nukuri turashimira n'umunyakubahwa perezida waduhaye amahoro nyine adushyize mu mutuzo yego baraduhumurije. Ndagushimiye kuba natwe mu kiganiro inkuru yanjye nukuri nanjye ndagushimiye nishimiye ko tubonanye nanjye ndagukunda cyane. merci nijye wishimye cyane nishimiye ko tuganiye ku byo nifuzaga kukubaza byose ndabikubajije nukuri urakoze. Imana ishimwe ku bwabyo. Hari impamvu yatumye abanyarwanda duca muri ibi yego hari impamvu yatumye usigara mu bavandimwe bawe bose mu muryango wawe hari impamvu yatumye usigara twari twarasigaranye mukuru wanjye mukuru we yarasigaranye yapfuye mu mwaka washize 24 yego mwe musigaye muri babiri muri famille yose muri famille yose ubwo mufataga gute yari nka mama papa yari namwe byari byose n'ubwo rero nyine apfuye ubwo nyine nuko n'indi gihe nyine najya nsigarana namwe nabambabazi nabandi babagira turahari apfuye wumvise uzi ko iyo agahinda akabaye kenshi cyane utanabona n'amarira yo kurira uba umeze gutya sinzi ikintu kikumva kigize gutya nta nubwo nari nashoboye no nta nubwo amarira aza bajyaga batubwira iyo durere ikomeye nturira urabona umugore nuko bari ufite umugore iyo umugore agiye ari kunda agiye kubyara iyo byari imbanyije bigeze kuri ndakurahiye nta nubwo iyo bigitangira acishamo akarira amarira akazi bikaze ntabwo ushobora kurira kuko aba ari dureri ikomeye ku buryo udashobora kugira yego n'agahinda rero umubyeyi uriya mukuru wanjye nanjye niko byabaye gutya kabisa uriya bloke yego ukomere cyane nicyo twakubwira nta rindi jambo rirenze kuri iryo ngiryo twabona ukomere n'umunyarwanda wese uri kutwumva aragukomeza ukomere cyane kubw'ibyo waciyemo bya jenoside yakorewe abatutsi ukomere cyane cyane niryo jambo ryonyine tukakubwira n'ukuntu ukomeza abantu bahabwa morale jya ukomera we nibyo mu myaka usigaje yo kubaho ujye wishima pe niyo ikintu runaka ndi kubikubwira per experience niyo ikintu runaka wumva cyaguha ibyishimo mu buzima bwawe
ugihige paka ukigezeho. Niba ari ugukuza impano yawe ntuvuge ngo ngeze mu myaka ya retraite. Niba ari ugukuza impano yawe, niba ari ugusura abo ukunda, niba ari kuganira n'abo ukunda, ni ukuri bizagufasha pe. Niba ari ukuvuga ngo simbizi, niba kuvuga ngo ko njya numva ko hari abaganiriza ba psychologist n'ibindi bitandukanye, abanyafurika turabipinga ariko burya ni byiza. So komera rero niryo jambo rikomeye kandi wakoze gutanga umusanzu ukomeye cyane by'umweko mu kuvuga ubuhamya bwawe. Imana yari izi ko ugomba kuzabivuga, kuzavuga ibyo waciyemo, kandi ko biza gukomeza benshi by'umweko abantu badafite imiryango basigaye bakeneye barumuna babo, bakeneye bakuru babo bakababura, ariko ugatinyuka ukabivuga, ugatinyuka ukabivuga, umuntu akabaho agakomeza ubuzima, akavuga ngo niba mama Mukandengo yarakomeje ubuzima, why not me? Kubera iki gihe ntabukomeza? Hari benshi bibera isomo, hari benshi cyane. niba warashoboye gukomeza ukiga kaminuza, hari umujene uyu munsi uri kutwumva wenda wasigaye wenyine acyafite amahirwe y'ubuzima yo gukora, ariko yacitse intege bitewe n'uko nyine yabuze ibye. Uzi ko nta guciye mu ijambo, uzi ko muri icyo gihe nimo ndiga hari igihe bampamagaraga muri Gacaca batubwira ukuntu urumva ninjye mpari ngomba kujya kubyumva, bambwira uburyo bishe naka mwakavuga ngo naka ngo sinjye wamwishe ngo barimo kwakunda abafungwa babaga baje kuvuga bitana ba mwana mvuga ngo ni wowe wamwishe, undi ngo mwakavuga ngo ntabwo ari jye, ngo ahubwo ngo naka ngo ni wamukubise, ngo umwase w'intuza ngo ubwonko ngo buraza, ngo ubwo ibyo bintu bakabivuga nicaye aho ngaho, mfite n'ikizamini ku ishuri, navayo tugakora ikizami kandi nkagitsinda. Wenda sinatsindaga cyane ya 13 cyangwa 14, ariko nkatsinda sinigeze nsibira. Yego. Periode man komeza naguciye mu sinzi igituma bigenda biza. Icyo nicyo twita resilience, ubudaheranwa. Yego. Imana imenya bayiratanze umutima udasanzwe. Yego. Ntabwo numva ukuntu umuntu nyine akomeza ubuzima, ariko ndabyumva. Yego, umuntu akomeza ubuzima nyuma y'ibyo byose bigakunda. Imana itanga izo mbaraga. Hari ubwo nyine umuntu agira akavuga ngo ko iki wakoze ibimana, ko cyemeye ko ibingibi biba, ko cyemeye ko ibi biba, ariko nyine byarabaye. Ubyemera nuko uko byabaye hari impamvu. Reka nkomeze muri iki gihe uwarokotse wese jenoside yakorewe Abatutsi, uyu mubyeyi wacu yavuze ikintu gikomeye cyane, sinzi ntabwo nabisubiramo, ntabwo ndi kubyibuka, ariko yavuze ngo nta muntu ushobora kumva agahinda kawe, nta muntu ushobora kumva agahinda kawe kwa kundi urwara umutwe, ntihagire umuntu kumvira ko uwo mutwe uri kukubabaza. Ni kimwe n'uwarokotse jenoside, nta muntu n'umwe ushobora kumva ako gahinda sibye uwo warokotse iyo jenoside, uwabuze abe. Ntabwo ushobora kubishyikira, ntuzanabishyikire kuko ni ibintu bigoye uwarokotse jenoside yakorewe Abatutsi. Nyine ushyire mu mwanya wenda abavandimwe waba ufite, kugira ngo ujye ubagiriye impuhwe. Abavandimwe waba ufite bose 5, 3, 4, 10 bose urabafite, ubyuke umunsi umwe wababuze, tujye dushyikira ibyo bintu, tugende tujye mu mitwe y'abo bantu barokotse jenoside, twumve ubuzima babayeho. Urumva icyo kintu kirakomeye. So niyo mpamvu rero tujye tubaha agaciro, tububahe, aho babonye baterera isari baguti muri intwari, murakomeye cyane. So nasoreje ikiganiro komeza uwarokotse jenoside yakorewe Abatutsi wese, igikomere cye abitse icyo ari cyo cyose, avuga cyangwa atavuga, akomere, abeho, wongere ubeho inshuro 1000, wongere ubeho, ukomere, ubeho ku bwawe no ku bw'abavandimwe bawe badahari, no ku bw'ababyeyi bawe badahari, no ku bw'umuryango wa wundi wose udahari.
bahukomere. Nitwa Rweme Mbabazi, naho utaha shimiye cyane uyu mubyeyi wadufashije by'umweko uyu munsi mu kwibuka. Ubu ni ukwibuka. Wakoze cyane kuba natwe mu kiganiro Inkuru Yanjye. Urakoze cyane Mbabazi. Imana ibahe umugisha kandi ukomeze impuhwe zawe pe, ukomeze impuhwe zawe. Murakoze cyane. Yego.